Yeah, hello guys, back again. Mumeze mute? Mumeze neza. Television yandi ni The Most Talent TV show mukurikira kuri YouTube. Mwibuke kora subscribe mere kuri video ko ni byinshi tuba tubafitiye. Hari abanyemano benshi abajyatandukanye, ababyinnyi, abaririmbyi, abakinnyi, abakomedian n'abandi benshi. Murabisika impano ni nyinshi cyane ziri mu rubyiruko rw'u Rwanda. Umunyamakuru naho ndi ni Kirizo kuva handi kugera ahangaha. Turabisiko lockdown iracyari yose, ariko mwebwe nta mpamvu yo kugira irungu. Turahari nka The Most Talent TV show kugira ngo tubereke abanyemano benshi cyane. Hano twaba dufite umuhungu ufite impano, ni impano yagutunga, ni impano yagiye gukura, kagira nayi kugeza uba yikunze ukayikurikirana. Reka tangira twibwira. Okay, murakoze. Amazina yanjye ni Iradukunda Samuel, banzi ku izina rya Mutiti. Bakuzi ku izina rya Mutiti. Ese kubera icyo wahisemo kwita Mutiti? Okay, hano umuntu nkunda cyane. Ni umudefenseur nkunda cyane. Ugerageza kuba wabasha ugakina gawe. Mureberaho. Bamwita Iradukunda Samuel cyangwa se Mutiti. Ni akazina akunda cyane, ni akazina mbega niwe muntu afata nka role model. Ese Mutiti, iyo mbega urugendo rwawe rwa football rumeze gute kuva utangira kugera aho ugeze? Okay, murakoze. Nyine urugendo rwanjye rwa football kuva nangira kugeza ubu ngubu. Okay, navuga ko ari urugendo rugikomeje. Nyine urabizi ko muri football wese nyine habamo ikintu bita amahirwe. Ni urugendo rugikomeje cyane, kuko kubera cyane ibintu bijyanye n'ishuri no kujya kwiga mbayo, nibyo byatumye nyine akenshi nagaragara cyane mu kibuga. Ariko gusa ubu ngubu ishuri ryararangiye, urugendo rugiye gukomeza. Uri mu bakinnyi bize bakina umupira bakanawurangiza. Ese nize mbogamizi wagiye uhurana nazo kuba uri kwiga ugakina n'umupira bikaba byaratumye kugeza na n'ubu ndakeka ko utarabona ikipe igiye ku rwego wifuza? Ese nize mbogamizi wagiye uhura nazo? Mbogamizi nyine habura umwanya. Okay, uva ku ishuri ukajya mu myitozo, ariko hari igihe kenshi na kenshi haba hari match zikomeye, ariko wajya kuzikina muri weekend ukibuka ko kwa mbere ufite ishuri, bikaba ngombwa yuko football ubiyegejeho hirya gatoya ukabanza ugakina, ukabanza ukiga, kuko nyuma y'ishuri football wakomeza ugakina kandi byagenda neza. Urakoze cyane. Mbega bivuga ngo hari igihe wirengagizaga football ahubwo ukajya mu ishuri? Cyane rwose. Ubu ngubu ukaba uri umukinnyi warangije segonderi uri muri Tegura University? Niko bimeze rwose. Ese nk'ubu ngubu umuntu bita Mutiti cyangwa se Iradukunda Samuel atari mu kibuga, ni umuntu umeze ute? Ni umuntu uteye gute? Mbega ni umuntu ukunda kuba ari gukora iki? Okay, nari mu kibuga kenshi ni umuziki mba ndi kwiyumvira. Abizi ko abakinnyi bakunda umuziki cyane nyine tu ndi kumwe n'inshuti zanjye nyine tu. Ese Mutiti, nk'ubu utaza kuba umukinnyi wumva ko wari buzabe nk'iki? Iyo utaza kuba umukinnyi wenda hari ukuntu umuntu afite nk'indi mana imukiri gitari ugasanga nko gukina umupira nibyo bisumbye ibindi, utaza kuba umukinnyi urumva wari buzabe nk'iki? Ni ikindi kintu nkunda kuririmba tu, ni ukuririmba. Nabyo ndabifana bya hatari. Ikigaragara ujya unabigeragezaho. Ni byiza cyane. Njya mbigeragezaho tu. Ese nk'ubu abadukurikiye hari abana benshi baba bafite impano bakina umupira, mbese ukumva bo bakabarizemo ko mbega rimwe na rimwe ashobora gusiba n'ishuri ariko agatera match, ariko nibamenye ko ushobora ahubwo kubanza ukiga umupira uhoraho ukawukina, ariko amashuri yo ni ibintu biza ejo ndi bigahinduka, mbega system zigenda zihinduka. Ese ni nk'iyo nama wabagira abakinnyi bacyumva yuko ashobora gusibisha agakina umupira cyangwa se adashobora kuba yakina umupira nyine ku buryo bushobora kuba byamutunga? Okay, ngi inama nabagira nyine harabishobora kubikora byose, ariko kenshi na kenshi ishuri nyine urabanza ukiga, kuko ushobora kujya mu kibuga ushobora kugira iyo mvune nyine, urumva umupira tuhagarara, kandi umupira uhagaze waravuye mu ishuri aba ari ikibazo. Urabanza ukiga ukayarangiza ayo yibanze ya mbere, ukabona gusubira muri uwo mupira. Hari ababyeyi benshi, ababyeyi babumva ko icya mbere ari ishuri, bakumva ko mbega ibindi byose batabiha agaciro. Ese nk'ubu ngubu umubyeyi wawe kugira ngo yemere ko mbega ukina umupira, mbega abimenya yuko ukina umupira yabyakiriye gute? Akenshi na kenshi nyine umubyeyi wanjye kugira bimenye, ubundi nareberaga kuri mukuru wanjye nyine tu. Ngenda nyina umubyeyi aza kubimenya, kuko twari dutuye gutya hano mu Kimicanga, ajya amagara nkamwereka ku gishitingi nyine hano la Colombiere, aho ati reba hariya kuri kiriya kibuga hari itente ry'ubururu n'umweru no nyine irari.
kuko akenshi hari ekipe hari ya centre bita Eagle Stars United. Niwo natangiriye nyinira mubyeyi nkajya mubwira ati ngiye hariya akaba azano ngiye nyine. Hari abakinnyi bamwe namwe tujya twumva ngo bazamutse bakagera kure, rimwe nawe ugasanga bagiye bahura n'ibishuko byinshi, ugasanga hari nabo bagira babaza ngo niwe mutoza wakuzamuye, akaba nyine yavuga ngo ngiye nabaje ngo kwishakira section mbanze kwizamura ahanini ngo ninjye mbega wigizeho uruhare runini. Wowe ni nkwe mutoza ushobora kuvuga ati byose ngezeho ndabikeshawe? Kenshi abo bakinyi nyine hari abakinyi ibyo bintu uvuze nibyo, hari abakinyi bibaho cyane cyane, ariko kenshi wibuka wavuye nyine. Ngewe mutoza nkuko nabikubwiye, utoza hano ku gishitingi bita muri centre bita United Eagles, umutoza bita Kanote. Niwe nakubwira. Niwe mbega baje kuguforoma kuva ukiri muto, aguha impano mbega agufasha mu kwisohora hanze? Wana cyane, guhera muri puse, mubo bita puse nyine mu bana batoya cyane. Guhera muri puse nanjye ndabyuka ko ndakinaga umupira, hari puse pipiye na mimiye, izo na za kade zose. Wenda tujye hanze y'umupira, ese nka Mutiti nk'ubu ngubu wambwiye ngo ukunda ibintu byo kuririmba, ese nk'abantu badukurikiye bashaka kuvuga ati nka Pogba ni umukinnyi tuzi ko nakunda ibintu by'umuziki cyane, rimwe na rimwe ajya agerageza akanabyina ko yavuze ko akunda kubyina. Banemaye n'abantu bakunda ibintu bya showbiz, kujya mu bitaramo bitandukanye bakanageza kuririmba. We wagerageje basi ukarimbira abadukurikiye gato? Uyu munsi ntabwo ndi tayari kabisa, ubutaha ariko nzabikora, sibyo se? Ubutaha nzabikora kabisa. Oya, ushobora kuba wagerageza akantu gato cyane. N'abandi badukurikiye bahita banshiraho abantu. Oya, rukuna gushaka gusanga niyo mpano ifite, kuko urabona ko ma video hari igihe bashiramo ba Pogba, hari igihe nawe umuhanzi ushobora ati uriya mukinnyi arashoboye bitewe nuko mubona, reka niyo mpamagaye dukora, ugasanga ubonyemo indi mpano utaruzi. Iyo mpano yo kuririmba ntabwo ndabigerageza, kenshi iyo nambaye ekuteri nibwo ndirimba nyine tu, numva iyo umuntu yashizemo ekuteri akumva umuziki yajyana nawe tu. Ya Samuel cyangwa se Mutiti, Iradukunda Samuel baswe izina rya Mutiti, ni umudefanseri ukina muri Axe. Cyane rwose. Umudefanseri w'inkingi ya mwamba. N'urukuta. N'urukuta. Ese Mutiti, nk'ubu ngubu reka nkwibariza akabazo gatoya. Turabizi uri umusore, urakuze, ugeze mu myaka yo hejuru. Sibyo? Kandi ndacyakuri n'umustar urazwi hirya no hino, aho wagiye ukinira ni henshi. Cyane rwose. Ese nka Mutiti wenda simbikwifurije, mubagize nk'ibyago akitaba Imana, n'abakobwa bangaye basigara risingo? Ubu ngubu kugeza ubu ngubu uyu ngubu witabye Imana nka none, ariko simbikwifurije. Nawe nduramwiyakanye nawe rwose. Bamwita Samuel Mutiti, niko kazina azwiho cyane, ni Mutiti kabisa, no mu kibuga mubona ko aba yabikajije, bari ku rugamba. Ndagushimiye, murakoze cyane. Ya The Most Talent TV show mwakurikiranaga, umutumirwa yari Samuel Iradukunda cyangwa se Mutiti, uko wamwita kose. Ngira ngo ufite na social media? Cyane rwose, kuri FB, Instagram, Twitter, hose uragenda wandikaho Ila Samuel Mutiti. Ila Samuel Mutiti. Ubwo murabyumva, abantu bakeneye gukomeza kukumenya byinshi kuri we, nkuko twongera tukamuhamagara tukaganira, mwakomeza mukamufollowinga, arabwiye ngo Facebook, Instagram ndetse n'ahandi hose. Ngira ngo ushakana nimero ze kugira ngo ugire igikorwa umukoresha, washa kuri izo mbuga mukavugana, kukanga dushaka kuzitanga akajyana abatari ngombwa azifata. Ndagushimiye umunyamakuru yari Kirizon, The Most Talent TV show. Ikora subscribe. Ciao ciao.